Reka ngusuhuze ukunda ibiganiro bya Forbes Official Joseph Iradukunda ndetse na Bayingana Semugeshi kuri dossier Anarctique. Tubashimira ko dukomeza kubana mu biganiro bitandukanye tukugezaho, ariko cyane cyane amakuru yimbitse mu burasirazuba bwo hagati bw'isi. Ubu noneho tugiye kwinjirira ku makuru akomeye cyane, aho igihugu cya Israel gikomeje kwikoraho umusazi nk'uko abo basigaye babivuga. Ubu noneho Bwana Semugeshi ngo iki gihugu cyamaze guha Leta Zunze Ubumwe za Amerika plan nshya igamije kwica n'ibitero, cyane cyane kwica abayobozi b'igisirikare nk'impinduramatwara cya Kisilamu muri Iran. Ubu noneho ko Israel ikomeje gushaka gukomeza gukora mu jisho igihugu cya Iran, hari na gahunda y'ibyifuzo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabyo bisa naho bitari gukunda muri Iran. Isi iri kwitegura iki mu burasirazuba bwo hagati bw'isi? Karibu cyane. Urakoze cyane Joseph kumikaze mu kiganiro nsuze n'abakunzi bacu kuri Forbes ndetse no kuri dossier Anarctique. Ubivuze neza, Iran yasubije Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye na biriya byifuzo 14, hanyuma ariko ubwo butumwa ntabwo bwagiye bwonyine, ni ubutumwa bwaherekejwe n'ubundi butumwa nanone bwa Israel, ariko none bikubiye muri envelope ebyiri zitandukanye byari bihabanye. Ni Iran yahakaniraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimwe mu byo Amerika yifuza ko Iran ishyira mu bikorwa mu gihe Israel muri envelope bohereje Washington, harimo gahunda nshya y'ibitero bagaba ku gihugu cya Iran, ngo ni ibitero bishobora kumara hagati y'icyumweru kimwe ndetse n'ibyumweru bibiri, ngo n'iminsi 14 buri munsi barasa muri Iran. Hanyuma rero ngo ibi bitero bikaba binarimo n'ingingo zo kwivugana umuyobozi mukuru wa IRGC bita General Ahmad Vahid ndetse n'abandi bayobozi bakuru muri uriya mutwe wa gisirikare urinda ubutegetsi bwa Kisilamu muri Iran. N'amakuru ya bimwe mu bitangazamakuru byegereye Minisiteri y'Ingabo ya Israel, ndetse kandi ngo ibyo bikaba biri mu bigomba kuganirwaho ku murongo wa telefone hagati ya Benjamin Netanyahu ndetse na Perezida wa Amerika Donald J. Trump. Mu gihe tukivuga Joseph kuri bino bitero, twibutsa abadukurikiye ko Iran nayo nakabuza ihita itanga gasopo. Tubanze turebe gato kuri gasopo mbere yuko tugaruka tubwira abadukurikiye nyirizina icyo Iran nayo iri kubona kuri ingingo. Iran senior advisor cyangwa se nabwo ko ari nk'umujyanama mukuru w'ikirenga w'umuyobozi w'ikirenga yitwa Major General Rezai, nawe yahise atanga gasopo ku bihugu by'Abarabu ndetse n'ibindi by'Abayisilamu hariya mu burasirazuba bwo hagati. Ibabwira ko bagomba kwitegura ibikorwa bikomeye cyangwa se uburakari, umujinya ukomeye mu gihe Israel yakubahiriza ibyo yavuze cyangwa se yashyira mu bikorwa ibitero yabwiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko igomba kugeza igomba gutangiza kuri Iran. Yarababwira ati byanze bikunze nibyo tuzaraswaho, cyangwa se Israel izakora ibyo ishaka, ariko namwe mwitegure ko akaga turi buze kugasangira nta kundi nuko Iran nyine ihita yivuna umwanzi wa hafi cyangwa se uri gukorana n'umwanzi umwegereye. By'umwihariko Joseph, iyi message yareba Emirates z'Abarabu ndetse n'ubwami bwa Arabia Saudite, duhugu cyangwa se ibihugu nyihangana gukoresha terme bihugu navuga ko byiyemeje ko abafatanya ibikorwa ba Israel by'umwihariko Emirates z'Abarabu, Arabia Saudite yo ni kuruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko dusubiye gato kuri The Hormuz Letter, ahangahe by'Israel iri kuvuga binahabanye cyane n'ibindi byifuzo bya Iran, kuko first of all Israel nishaka guhagarika intambara muri Gaza ndetse no muri Iran. Ibyo nibikubiye mu butumwa nabo bukubiye muri biriya byifuzo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bagaragaza ko mu gihe cyose bataragahenge Hezbollah muri Liban, ngo n'abanyalibani bose muri rusange ngo bahagarike ubwicanyi bwa jenoside bari gukora muri Gaza, Iran nayo idakwiye cyangwa se itibona ishyira signature zayo kuri ziriya mpapuro bemeza ko bo ari impapuro z'amahoro. Icyifuzo cya Israel kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gise kintera ubwoba bukomeye, kuko urabizi ko uyu commander in chief cyangwa se umugaba mukuru w'iki gisirikare mpinduramatwara cya Isilamu IRGC, uyu nguyu Chief Ahmad Vahid, niwe n'ubundi wagaragaraga no mu biganiro. Urabyibuka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigeze gushinja iki gisirikare kutumvikana
guhangana n'ubuyobozi bwa politiki ku byemezo bifatwa hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuba noneho ari targeted na Israel cyangwa se ari mu mboni y'umunwa w'imbunda za Israel, ndagira ngo bishobora kongera uburakari bukomeye kuri Iran. Iran nayo ikomeje gusaba Israel ndetse guhagarika ibitero iri kubagaba kuri Hezbollah hariya mu majyepfo ya Liban. Israel ikaba itarabihagarika, noneho gutagetinga umuyobozi commander in chief wa IRGC. Urabona hari indi reaction yindi Iran ishobora kongera kugira yo kumva ko ibiganiro bishoboka, cyangwa se biraza gutuma yakira uburakari bwihuse bwa Israel, ahubwo ikitegura kurwana kurenza uko yakomeza guha agaciro ibyo Amerika yibwira ko ari ibiganiro. Na yindi reaction ihari, kuko impamvu uyu commander in chief wa IRGC Ahmad Vahid ari mu gipimo nuko buriya muri raundi ya mbere y'ibiganiro by'abereye Islamabad muri Pakistan byagiye bivugwa ko n'umwe mu bantu bitambitse cyane, kuko ngo abadiplomate barimo badogiteri bombi Galbafi ndetse na Dr Aragachi, umwe ni perezida w'inteko ishinga amategeko, undi yayoboye minisiteri y'ububanyi n'amahanga, bafite ukuntu bumvaga ibintu banashaka ko bigenda bya diplomasi. Ariko uyu musirikare cyangwa se uyoboye IRGC nawe avuga ko igisirikare ayoboye aricyo gifite inshingano yo kurinda aba badiplomate ndetse n'abanyayirani bose muri rusange. Hagira ibyo bahakana Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabyo byatumye Amerika itishyiraho ziriya barriere zo mu mazi zo kuzitira amato y'ubucuruzi y'abanyayirani. Hanyuma ikindi bakavuga ko uyu mugabo rimwe na rimwe rwose anavugira muri Perezida Pezeshkian, ubwo ahantu byongeye kugaragara ni mu minsi ishize ubwo igihugu cya Iran cyagabaga ibitero ku mato y'intambara ya Amerika. Bivuga ko buriya Perezida wa Iran Pezeshkian atabyifuzaga cyangwa se atashaka ko barasakura amato ya Amerika. Hanyuma rero IRGC nk'abafite icyemezo cya nyuma mu bya gisirikare mubera hariya bahita bagaba ibitero hariya. Birumvikana rero ko ari umuntu mu by'ukuri bavuga ko bakwiye kwikiza kugira ngo bizere neza ko umutekano cyangwa se bizere neza ko ibikorwa byabo by'igisirikare biri buze kuba bigenda neza. Hanyuma rero reka dukomereze nanone ku rukuta rwa RQM. Iyi RQM harimo inkuru navuga ko bya bindi by'abanyarwanda ngo inkuru nayumvisha amabere yikora nonsa cyangwa se amabere arikora ku babyeyi. Ahangaha abadukurikiye bari kubona iyi foto. Iyi ni submarine, ni ifoto y'igitwaro gikomeye cyangwa se aircraft kariya, niba ariko ntabwo ari aircraft ahubwo submarine bya tubigendera mu kuzimu ariko no mu nyanja, ariko ikoreye cya Misiri kukibona ku ruhande gitwara kirimbuzi, kiriho idarapo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Semugeshi, aho biri kuvuga ko ubwato karundura cyangwa se bunini cyane bugendera munsi y'amazi ariko bwikoreye kirimbuzi bwerekeje muri Middle East cyangwa se mu burasirazuba bw'isi mu nyanja ya Gibraltar nk'uko bagiye babyandika. Buno buniko bwa Gibraltar ni ubuniko buri buhuza Atlantique ndetse n'inyanja itukura, buri muri ka gace kagana muri Suez Canal umanuka ujya mu nyanja itukura kugira ngo kugera mu burasirazuba bwo hagati. Hanyuma igiteye ubwoba nuko ubu bwato bwaherukaga kugaragara mu mwaka w'1945. Babugereranyije na Hiroshima na Nagasaki, uduce twatewemo ikirimbuzi. Bavuga ko ari bwo bugaragaye nyuma ya action yo kugaba ibitero bya kirimbuzi muri Hiroshima na Nagasaki. Bamwe bati Iran yaba itahiwe. Birashoboka ko ibyabaye mu myaka y'intambara ya kabiri y'isi bishoboka kuri ubu ngubu nyuma y'imyaka za 40. Ikigaragarira amaso nuko hakomeje kubaho imyiteguro ikomeye y'intambara ndetse n'ibimwe mu bikoresho bihambaye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turi kubibona hariya, nawibwiraga ko iyi submarine wenda ishobora no kubihora muri biriya bice, ariko noneho kuba bahisemo kuyigaragaza no kwigaragaza muri Gibraltar ni nk'ubutumwa nyine bababwira ko iri kugana mu burasirazuba bwo hagati, kubera ko akenshi amato agendera munsi y'inyanja hari n'ubwo rwose ahagera akagera imbere y'igihugu byagiye bivugwa cyane. Hari amato y'Uburusiya babaga barashyize muri Cuba azamuka akegera neza hari Miami muri Florida, akahegera ubundi akaza gusubira inyuma, cyangwa se akaba andi mato nanone yaba ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika akinjira mu nyanja y'umukara, akaba ari mu ibyo bice atembera akora ubutasi n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko kuri inshuro icyabihaye ubukana nuko buno bwato bwa nuclear ariko bugendera munsi y'inyanja kandi bugezweho cyangwa se kabuhariwe bwagaragaye hariya mu bunigo bwa Gibraltar. Abagiye batanga ibitekerezo Iran Joseph, mbona ko hagiye kubera intambara ikomeye mu burasirazuba bwo hagati, koko nibiba ngombwa iriya ntambara ikaba.
ni intambara ikomeye ishobora kwaduka, ariko kandi ntabwo ari intambara ikomeye ku ruhande rwa Iran gusa, navuga ko ari isi yose, kuko iki cyato turi kukwereka aha ngaha giteye ubwoba. Ndabona mu bamwe batanze ibitekerezo babwiwe nyine na Arkem, iki kinyamakuru cyagaragaje buno bwato bwikoreye kirimbuzi buri kwerekeza mu mazi y'uburasirazuba bwo hagati, bavuga ko imigire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kohereza buno bwato itareba Iran gusa, ahubwo ari ukwereka isi n'ibindi bihugu bifite nuclear weapon cyangwa se bifite ubutare bwa uranium ko kizira kikaziririzwa kuba hari ikindi gihugu na kimwe gishobora kuzigira cyemererwa gutunga kirimbuzi nyuma y'ibiyifite kuri iyi nshuro, ndetse bwafashwe nko guha gasopo n'ibindi bihugu, cyane cyane ko aho bugendereye ni Iran, ariko kandi icyo bwakora kuri Iran ngira ngo nta gihugu cyakifuza ko nacyo cyakerekezwaho umunwa w'iki kintu kiza uruhande rwawe, kabone n'ubwo waba ufite ubwo butare bwa uranium ushobora kwiyemeza kubureka bitewe n'akazi bari gutekereza cyakora kuri Iran, nubwo ntazi ko natwe turi kuvuga twasigara. Ibi byato cyangwa se izi submarine ziba zizwiho precision iri ku rwego rwo hejuru n'ibindi bigiye bitandukanye, reka twizere ko bitazageraho kurasa kirimbuzi, ariko kandi kuyegereza hariya ni pression militaire, ni igitutu cya gisirikare gikomeye cyo ku rwego rwo hejuru. Bati dore na bya bikoresho byacu by'ibitabashwa tuba bifite, twabyegereje, so pay attention, isa ku yindi mukoze amakosa twahita tubarimbura. Hanyuma rero Joseph, mu gihe tugikomeza n'amakuru yacu, reka twigire kuri BRICS News. Waruvuze gato ku bya uranium, nibuka ko iyi ngingo tuyifite hano. Uburusiya bwavuze ko Amerika idashobora gukora kuri ya uranium itunganyije y'abanya-Iran mu gihe Iran itabishatse, niko ubibona? Mu gihe Iran itabishatse, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Arachi aherutse mu Burusiya ndetse yanabonanye na Putin. Kuba Uburusiya bwatangariza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko icyo yakora cyose idashobora gukora kuri iyi uranium iri muri Iran itabishatse, biba bifite icyo bivuze. Byanze bikunze icyo Arachi yaragiye gushaka mu Burusiya ni ugushaka imbaraga ndetse no kugisha inama igihugu cy'igihanga cy'Uburusiya kihagarariwe n'igihangange Putin. Kuba rero Uburusiya bwatangariza Leta Zunze Ubumwe za Amerika birakwereka igitutu cya gisirikare n'ubundi gikomeje ku mpande zombi. Ni nko kubwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati ibyo mwakora byose bishobora kubagiraho ingaruka, mwabyanga mwabyemera, kandi icyo ngicyo muvuga ko mushaka muri Iran bitanyuze mu biganiro, n'ubundi muzakomeza muhangayike, muzica abantu, muzasenya ibikorwa remezo, ariko kandi bizarangira itashye kwa nyirayo, kandi uburakari bwakurikiraho ni nko kuvuga ngo isi izabufatisha amaboko abiri. Muri ubu buryo bwa politike rero, nk'uko Uburusiya nabwo bwagiye buganira n'ibihangange mu ntambara bwasoje kuri Ukraine, yabivuze ko ugomba kwitonda kabiri, kuko ejo bundi ubwo habaga uriya munsi mukuru mu Burusiya, Victor Day, nabonye Putin yongera kubwira itangazamakuru ko intambara ishobora kuba iri byegereje kurangira, ariko kandi yongera kugaragaza imbaraga za OTAN zo guha ibikoresho Ukraine nk'imbogamizi yatumye iyi ntambara ikomera kandi ikomeje gukomera. Bivuze ngo azi icyo bivuze kuba igihugu muhanganye cyaba gifite abantu bakiri mu mugongo. Kubwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika gutya rero niho kubabwira ngo ntimwibagirwe ko natwe hari uburyo tuganira na Iran. Niba tuguhaye amakuru rero kuyafata minenebo kwaba ari ukwishyira mu kaga ndetse no gushyigikira ko Amerika izatawabareye cyane cyane. Reka tuvuge mutaho wa APR yahuye na Al Hilal, kuko ibyo abarebye barabizi na Evode abizi, ariko ni bimwe ntihazamo kugufana, ni ugutaha w'abareyoda ukurikije uko ndi kubona situation. Ubwo ni ugutaha nta kintu cyuye, cyangwa se wari wagiye wizeye amanota 3 ukaza gutaha wumva uri bubone bikaza kugenda uko. Hanyuma nakareka kivuzemo Joseph, kigaragaramo ko Uburusiya buri inyuma ya Iran ndetse no ku mishinga yabo ya nuclear, bikemezwa nuko n'Ubushinwa nabwo ariko bubibona. Berutse kwemeza ko nta kabuza rwose Iran ifite ubushobozi bwose busabwa bwo kuba nayo byagira uko igenza ingufu zabo za nuclear. Hanyuma rero unyemerere tugane ku rukuta rwa Ryan Rosbian, umwe mu bagabo nawe bari gukurikiranira hafi ibera mu burasirazuba bwo hagati, unaherutse vuba rwose niba atanakiriyo. Iran yongeye kurasa
ku bwato bwa Emira z'Abarabu bwashyaga mu muhora wa Hormuz. The Baraka ku bwato bwitwa bwa leta cyangwa se bwa Emiri ya Abu Dhabi, ubu bwato bwarashwe na drone, ariko ndabona byarabaye tariki enye ubwo bwageragezaga guca mu muhora wa Hormuz. n'amashusho ya satellite yashyize hanze ibiko biri. Ni Iran ubona ngaya amashusho nyira abadukurikiye bari kuyabona. Ni Iran ubona izahagarika cyangwa se iri buze guhagarika abagerageza kuvogera uno muhora wa Hormuz. mperutse kubikubwiraho mu biganiro byacu byatambutse, ndakubwira ngo ikarita Irani iri gukinisha niyo gufunga byuzuye umuhora wa Hormuz, kuko usibye gushyira igitutu kuri Leta z'Ubumwe za Amerika biranashyira igitutu ku bukungu bw'isi, bitume isi ikomeza kureba Leta z'Ubumwe za Amerika nk'ikibazo. Aho Irani ifite imbaraga n'ahandi ni kuri uyu muhora wa Hormuz, igomba kuwufunga 100%, ndetse no guhangana n'uwo ari we wese kugira ngo hatagira igicuruzwa cyaca, kuko imbaraga izatakaza zose ni ukurekura umuhora wa Hormuz itawukontorora 100%. Twavugaga ko izawukoresha no kugerageza guca amasinga ya internet anyura mu kuzimu kw'aya mazi, ndetse no kufunga ku bicuruzwa. Bigaragara ko ari igitutu cyagize ingaruka kuri Leta z'Ubumwe za Amerika, nazo zahise zitekereza ko kuhafungura bishoboka, maze bitabaza iriya Freedom Project nayo yahise inanirana mu masaha ataraba 28 ataruzura neza. Bivuze ngo rero gufunga umuhora wa Hormuz bifite icyo bivuze ku bukungu bw'isi, kandi biri gushyira igitutu kuri Leta z'Ubumwe za Amerika. Hakana cyangwa se ndemeza nashidikanya ko Iran nayo ibizi neza ko gushyira ijisho kuri uyu muhora ubwabyo hari icyo biri kwifasha ku kugira ya bargaining power ishobora gutuma ihangana n'ibi bihugu biri kwicisha inyundo isazi, kuko kuyikina yonyine idafatikanyije n'igitutu cy'isi ubwabyo byayigora. Kandi ndabona gufunga Hormuz ariyo mahirwe yonyine Iran ishobora gukoresha mu gushyira igitutu kuri abangaba bahanganye, bakaba bayicira bugufi niba koko hari ukitaye ku magara y'isi yose dutuye natwe turimo. Nuko biri Joseph, ni ibyemezo Iran iri gufata, nanone ititaye kandi ku gitutu yashyirwaho n'amahanga, kuko barabizi neza ko ubushobozi baremeza ko bufite mu bya gisirikare, ndetse bakanemeza ko mu bubiko bwabo bwa misile rwose bafitemo za kabutindi bashobora gutikura hasi isi yose ikanyeganyega. Hanyuma rero ku kwivuga imyato kwa hato na hato, izi ntambara nazo zisubira kenshi, ni bimwe mu bikomeje kuranga nyine bino bihe bishya turimo by'intambara, ariko nazo zitabura nyine birumvikana kugenda zisubiramo kenshi. Joseph Iradukunda, uranyemerera ngushimire ku ruhare rwa muri iki kiganiro. Ndagushimiye cyane bwana Bayingana, reka nshimire n'abakunzi ba Dosiana Arctique ndetse na Forbes Official. By'umwihariko turabakunda kandi twifuza ko ibitekerezo byanyu byajya biba iya mbere. Niyo mpamvu iyo utwandikiye ukaduha igitekerezo, iyo uduhaye inyunganizi tuyiha agaciro, kandi natwe bikadutera imbaraga zo guhorana nawe. Sangiza ibi biganiro tuba tuguha n'inshuti zawe nazo zidukurikire, ubundi natwe tujye tugufasha kumenya icyo upfana n'ibiriho n'ibiri kuvugwa, by'umwihariko haba hano mu Rwanda, mu karere, ndetse no hakurya y'amazi magari. Nizo nshingano zacu. Reka ngushimire cyane nanjye bwana Semugi. Wakoze amakuru n'ibiganiro byacu byo nk'ibisanzwe. Nagaruka. God bless you.